Nongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe mbabwira ni shalom nizere ko mumeze neza cyane. Turi mu mwanya rero w'ikiganiro ubusobanuro bw'inzozi, ikiganiro mukunda cyane mutegurirwa na Princess TV mukakigizwa nanjye Serena Rose. Uyu munsi rero ngiye kubabwira inzozi zitandukanye mwagiye murota, ngende mbaha ubusobanuro bwazo. Mwagiye mwumvira rero ibintu bitandukanye. Arambwiye ati njye narose mvuze induru ariko ntihagira untabara, nkomeza kwifuza ariko nkumva nta muntu uri kunyumva. Wewe warose rero izi nzozi ugasanga urimo urakoze induru ariko ukabona nta muntu wigize kumva, uzabanza urebe mu buzima bwawe urebe nimba nta kintu kigeze kukubangamira cyangwa se kigeze kukubabaza gishobora kuba ariyo ntandaro y'uko kuvuza induru ukabona nta muntu ugutabara. Ushobora no kureba rero mu bwana bwawe, hari igihe waba waragize ikibazo mu bwana bwawe ariko wamara gukura bikongera bikagaruka. Undi yarambwiye rero ati njyewe narose narohamye. Kurota warohamye rero ntabwo ari ibintu byiza na gato, bisobanura ko hari ikintu gikomeye ku buzima bwawe cyagukomerekeje, cyangwa se ni agahinda gakabije urimo, cyangwa se ni ibihe bibi ugiye kwinjiramo bikomeye cyane ufite ubwoba yuko utazabasha kwikuramo. Ushobora rero no kurotera undi muntu ukamurotera ubona arimo kwivuruguta mu isayo. Nubona umuntu yivuruguta mu isayo mu bintu by'ibizi bisa nabi, uzamenye ko Imana iri kukwereka ko arimo kwivuruguta mu byaha. Reka nkomeze rero nawe wambwiye uti narose nambaye ubusa. N'urota wambaye ubusa rero, n'urota wambaye ubusa hari igihe biba bigaragaza ko utizeye uburinzi buri ku buzima bwawe, wumva bitameze neza. Bishobora gusobanura rero gusabana n'abantu benshi ndetse ukaba wifitiye icyizere. Bivuga ngo rero bishobora gusobanura ikintu cyiza cyangwa se ikintu kibi. Nanone rero kurota wambaye ubusa bishobora gusobanura ko nta banga ugira mu buzima bwawe, mbese uri biri hanze buri byose wivugira, cyangwa se bigasobanura uko nta gukiranuka ufite imbere y'Imana. Bivuga ngo hari byinshi biri imbere yawe bigutandukanya n'Imana. Bigusaba rero gusenga cyane kugira ngo wiyegereze Imana, ube kumwe nayo, wumve ko iri hafi yawe. Undi rero yarambwiye ati njyewe narose ndi ku igare. N'ubu turi ku igare nta kabuza, iki cyo gisobanura urupfu. Ushobora kurota rero ukabona uri mu modoka, utwaye imodoka, cyangwa se ukabona utwaye moto. Nubona utwaye rero imodoka cyangwa moto, uzamenye ko ni ivugabutumwa riri ku buzima bwawe, cyangwa se bigasobanura ko ari iterambere ryihuse rigiye kuza ku buzima bwawe. Reka ngaruke rero kuri wambwiye ngo warose uguruka. N'urota uguruka rero uzamenye ko ni ugukura kw'Imana ikurimo, cyangwa se ni ugukura mu mwuka ukagera aho uva ukagera ahandi ugera. Reka ngushimire rero wowe wakurikiranye kino kiganiro ubusobanuro bw'inzozi. Imana iguhe umugisha cyane, ariko ndakwibutsa no gukora subscribe ndetse na like ndetse na share ku nshuti zawe kugira ngo nabo bamenye ubusobanuro bw'ibyo barose, kuko kenshi Imana hari igihe ituzira ikatubwirira mu ndoto, ariko kuko tutasobanukiwe ntitumenye icyo yashatse kutubwira. Reka nkubwire rero ngo wakoze gukurikirana iki kiganiro, nakagaruka. Ciao ciao.